Don't worry, people. This is your boy Chris Eazy. And on. Reka nongere nkwifurize ikaze n'ibihe byiza kuri wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza. Muhaye mwe mwese mudukurikiranye aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, hano muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Tugarutse mu makuru y'imyidagaduro, n'amakuru aba akomeje kugenda avugirwa hirya no hino, cyane cyane ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye tuba twagiye dusura, tukaza rero natwe tubagezaho ayo makuru aba yagiye ajya hanze uko umunsi ugenda wicuma. Ni ku mazi bacu bagiye batandukanye, haba kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ku muhanzi wacu witwa Chris Eazy. Chris Eazy ni umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bamaze gutera imbere mu muziki nyarwanda ndetse kugeza abagingaga. Ni umwe mu bahanzi abantu bose bagenda biyumvamo, haba abagore, abagabo, abakecuru, urubyiruko, bose biyumvamo uyu muhanzi. Cyane cyane ibi ngibi bikaba bigaragarira iyo yagiye ku rubyiniro, kuri stage, uburyo abantu baba bamwishimiye. Ndetse uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi bagiye abakora ibikorwa bigiye bitandukanye. Ndetse uyu munsi wa none uyu muhanzi Chris Eazy akaba afashwa n'umugabo ukomeye cyane mu gusobanura filimi nyarwanda witwa Junior Giti. Kugeza rero uyu munsi ni umwe mu bahanzi rero ubona ko bahagaze neza ku byerekeranye n'umuziki wabo muri rusange. Chris Eazy rero amwe makuru tugiye kugarukaho y'uyu muhanzi nuko hari byinshi byagiye bigarukaho mu itangazamakuru. Uyu muhanzi ari mu rukundo, ndetse uyu munsi tuje kubiva imuzi tubabwire byose uko bingana. Uyu muhanzi rero Chris Eazy yigeze kuvugwa mu itangazamakuru ko ari mu rukundo n'umukobwa wigeze guhagatanira ikamba rya Miss y'u Rwanda, ndetse kugeza amaginganga yitwa Muhoza Pascaline. Kugeza rero amaginganga ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa kuri uyu muhanzi Chris Eazy ko yaba akundana n'uyu mukobwa, ndetse benshi bakomeje kugenda bakomeje kugenda bigarukaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse abanyamakuru bagiye batandukanye bakagerageza kubaza uyu muhanzi Chris Eazy, ese waba uri mu rukundo n'uyu mukobwa witwa Pascaline? Uyu Chris Eazy rero yagiye abihakana kenshi mu itangazamakuru, ariko kandi ku bantu bamureberera hafi ndetse abagiye bagaragaza ko, ndetse bagiye banavuga ko uyu muhanzi Chris Eazy hari igihe kimwe yibeta akajya muri Uganda gusohokana n'uyu mukobwa witwa Umuhoza Pascaline. Kugeza abagingaga ariko bose muri rusange bakaba bihakana ibi ngibi. Rero iyi nkuru yagiye ikwirakwira nyuma y'uko hamaze gusohoka ifoto. Iyi foto rero ikaba yaracishikanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, uyu Chris Eazy ari kumwe n'uyu Pascaline, ndetse ibi ngibi bikaza kugaragaza ko abo bombi bari mu rukundo. Ndetse nubwo bose bagenda biraza inyanza, benshi bakomeje kugenda babivugaho ko uyu muhanzi Chris Eazy yaba ari mu rukundo. Uyu muhanzi rero tugarutse ku yandi makuru aba ari kugenda amuvugwaho, nuko uyu muhanzi akomeje kugenda yesa uduhigo tugiye dutandukanye mu gukora indirimbo nziza zigiye zitandukanye. Ngira ngo indirimbo uyu muhanzi yamaje gusohora iri hanze aka kanya yitwa Sekoma. Imwe mu ndirimbo rero uyu muhanzi yasohoye ikaba ikomeje kugenda irebwa na miliyoni nyinshi cyane. Kugeza ubu ngubu nawe ushobora guhakana ko uyu muhanzi ashobora kuzaza ndetse akazaba n'inkingi ikomeye cyane y'umuziki w'u Rwanda. Ndetse uyu Chris Eazy ntabwo akora umuziki gusa, hari n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye agenda akora. Afite n'ibigerekeranye no gutunganya imideri igiye itandukanye, abagura imyenda igiye itandukanye, ndetse n'amaposheti y'amatelefone. Uyu muhanzi kandi akora na editor, n'umwe editor mwiza w'amavideo. Ngira ngo amwe mu video ye menshi niwe uyikorera. Chris Eazy rero ni umwe mu bahanzi beza cyane dufite hano mu Rwanda. Nyamuneka niba udukurikiranye hano kuri Wide News 24 TV, tugushimira cyane kuba udukurikirana buri munsi. Niba utari wakanda subscribe, nyamuneka yikande, tujye tubasha kubana amakuru menshi cyane y'imyidagaduro tugenda tugarukaho. Reka ngushimire cyane rero ayo makuru twari turi kugenda tugarukaho, turongera kubona amasaha ari imbere tubagezaho n'andi makuru aba akomeye cyane abakomeje kugenda avugirwa hirya no hino, cyane cyane mu gisate cy'imyidagaduro.